Mbese umuyobozi ashinzwe kuza gucunga kutubaka njyewe nshinzwe kuza kurarira ikibanza cya Theo kugira ngo menye ngo Theo nagatangiye kubaka. Ubundi nicyo gituma habaho amategeko n'amabwiriza. Amategeko n'amabwiriza hari naho bagera mu gifaransa niho babivuze, niho nabimenye imbere ngo ni renaissance y'imyorera loi. No kuvuga ngo nta muntu wemerewe kuvuga yuko atazi itegeko runaka cyangwa se ko amabwiriza runaka yagiye hakaba atayazi. No kuvuga ngo iyo amategeko ariho aba ariho kandi ntabwo ugomba kuvuga ngo ntabwo yazi. Ayo mategeko rero ubundi niyo ajya mu mwanya wa muyobozi, kuko wa muyobozi ntago azaza kurarira buri kibanza cyose kiri ahantu hose ngo arebe ngo ntabwo yaratangiye kubaka ngo ugende none umutima wenda guhagarara ngo se noneho yaba yatangiye ngo se bimeze gute. Ahubwo wowe nk'umuturage ushinzwe gushyira amabwiriza mu bikorwa. Niba amabwiriza akubwira ngo ntugomba kubaka nta cyangombwa ufite, ntabwo utegereje ko hari umuntu uza kwirirwa acungacunga ko utubaka nta cyangombwa. Ahubwo ayo mabwiriza arasobanura ngo nibasanga warubatse nta cyangombwa biragenda gute, inzu yawe irakurwaho. Kandi iyo nzu ikurwaho ntabwo bavuga ngo izakurwaho kubera ko ikiri muri fondation, ngo izakurwaho ngo niba itaramarwa ngo wenda amezi 6 yubatswe. Igihe cyose ibonekeye ikurwaho. Niyo ugize amahirwe ukayibamo ntikurweho, hakaba hagira wagira ibyago nyuma y'imyaka runaka, reka tuvuge 10-15, hakaza kuza igikorwa cy'iterambere gituma abantu bari aho ngaho babe expropriate, bakabaha ingurane ikwiye kugira ngo bayimuke bajye ahandi. Wowe ntayo uzabona kuko ntabwo uzaba warigeze bubaka mu buryo bwemewe n'amategeko.